kuva ku mudugudu usanga batagaragaza Visit Rwanda turayireba ubu ngubu baba itweretse reba aba baturage kuntu baba bameze nabi muri kureba ngo mu Rwanda ngo Visit Rwanda ngo musura ingagi ngo musura amagufa abasaza bararara ku muhanda abacitse ku icumu nibo muri gufata neza ngo bacitse ku icumu abo bahezwe inyuma n'amateka abo bashubijwe inyuma n'amateka ni iki mu basayidira reba yo manu reba yo mavunja bo mu Rwanda rufite isuku mu Rwanda rufite bana Kigali iranyirira abantu bameze neza reba abo bana mureba abo bana abanyarwanda mureba abo bana amavunja barwaye mureba amavunja barwaye kuri leta ngo leta ngo yahogoje abanyamahanga ngo bafite isuku n'isukura abanyarwandakazi ibi niki reba abakene bararira barashavuye naho abandi baraho muri kuzunguza amabuno muri kuzunguza iki muri Kigali mwarangiza mukaza mubyina ku bana b'abanyarwanda ngo leta y'ubumwe mwambura agasanima murebe muri ibyo byaro byo mu Rwanda iyi kiberayo mwirirwa muririmba ngo u Rwanda ruraryoshye ngo u Rwanda ruraryoshye mwirirwa mwizengurukishwa muri bwa Kigali na bwa ngo Visit Rwanda iri hehe iragaragara he abakene ko bahugoye mu Rwanda ahubwo benda no bararira yo kwarika mureba aba bana bafite inkweto zo kwambara kuri leta birirwa barya amafaranga y'igihugu barangiza bakajya hariya barashaka kubakenesha barangiza n'ubwo butaka bwanyu bakabugura mwe mukangara iyo ngiyo mukagenda birababaje kweri birirwa berekana za convention center berekana za Kestiyo izo za City Tower bakerekana ubwo bunyubako bwose n'ubwo buhanda bwose ariko reba aha hantu hasa si mu Rwanda abanyarwanda hasi mu Rwanda ubwo bwiza butagera kuri wa muturage wo hasi uyu nguyu udafite kivugira barangiza bakajya hariya ngo mu nama bakagenda baswera bagenda bakabyina bakagenda bakamena inkoko bakamena amata nimba wamenye ibyo kurya ntukagire ngo na mugenzi wawe cyangwa umuturanyi wawe yariye wakibura agasani uri kumva yambanduye amavuta umenya ko bucya bucyana yandi ejo nejo bundi wowe uri kumena uri kumva bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko nawe uri gusaba ariko warangiza ukagenda ukerekana Kigali imeze neza kumva umunyarwanda wo mu cyaro wa munyarwanda umwe wikaze hariya hasi wa Gisagara ameze nabi hariya ku Kanyaru reba abangaba mwitangana ngo nabatisho ngo nabahezwe inyuma n'amateka nako mwabisaba aba basangwisi murabona ko mwabasigaje icyifuzo nuko inzego zo hejuru zajya zimanuka zikareba inzego zo hasi uko inzego zo hasi hari ikintu zijya zirengereraho zigaharanira inyungu zabo ziziharanira Abanyarwandakazi kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavugishije Evariste Nzabahimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe tubwira ko ari mushya muri uyu murenge wa Cyanzarwe ariko ko hari amazu yari yubatswe azatanga ibisubizo kuri iki kibazo barangiza bagafungwa bazira ubusa iki ngiki natwe tuba turi guharanira kuza tukavuga akarengane k'umunyarwanda reba kuntu abana b'u Rwanda abo bita Rwanda rw'ejo n'aba basaza b'u Rwanda bakabaye bitabwaho bakaba bafite ahantu babarizwa bafite ahantu babitaho ariko reba uburyo bashaje nabi nta kivugira reba abantu uburyo bari gukura nabi kandi igiti kigororwa kikiri gito none se uyu mwana urwaye imvunja yakomeje avuga ko hazakorwa ibishoboka byose amakuru yose akamenyekana ibibazo byaba biri mu baturage ndetse no gukorana n'inzego zose kuva mu mudugudu ibibazo byagaragajwe bigashakirwa umuti. Frederic Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. no koza kumena akawunga ku bandi mwana
mujye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuza kumena akawunga bwana.